ugasanga byipfunduye. Wari wapfundika ikintu ugasanga hari abagore bajya usanga imyeko biziritse ariko bajya kugera mu bukumwe kukaba ari guhambuka. Buriya biriya bintu byo mba mureba ari biki? Mujya mubireba nabo. Kubona umugore yageze mu buku ukabona icyo yatangiye kugisumbanisha ukuntu kandi ntabwo hakenyera ndakurahiye nubwo wabuze imikenyero kikuma gisumbanya mu gihe ngamye mukuru yayegera ukajya ngo neza yakoze mini yakazamura uratesa n'utumba. Nujya ubona ibyo bintu bikunda ko kubaho ugezeho abantu bari umenya ngo hari akabuza kari inyuma aho ngaho gashaka ngo ujye uhora useba ugeze ahantu heza wakabaye ubonera ibyishimo. Rero wa mugabo we ibyawe nabyo bipfundika ugasanga byipfunduye, ariko akazarega bipfundura karakomoka kuri wowe usa nawe. Umurozi waroga uyu munsi yaba akorana n'imbaraga ya kera, wakwima ibyawe uyu munsi yaba afite netiwaka y'uriya muntu wa kera. Kuko bariya abantu ba kera babaga bafite amasezerano ukuntu bigaruriye ibintu ashaka kugira ngo atazava mu rugo nubwo azaba yarapfuye, atazava mate, asiga akoze akabonero ko bazajya bamwibukiraho buri gihe cyose. Nk'uko kino giterane hari umuntu uri bukire ibisazi bigakira burundu. Amena. Kuko Imana arayibinyereza. Amina. Nabonye hakiri umuntu wari usaze. Amen. Mbona arakiza aragiye ari muzima. Haleluya. No gisobanura iki? Ayo ni amateka ari bube hano. No ayo mateka naba hano birasobanura muzaguma munyibuka ku bw'ayo mateka. Haleluya. Noneho nuriya hari utuntu yajyaga akora tukaguma ari udushoroshereke tuza mu buzukuru no mu buzukuruza. Haleluya. Amen. None fata kuri uwo muntu ubwira uti muri iki giterane ube maso Imana ikugirire neza. Umva izindi jambo rikomeye Aburahamu yabwiye Isaka, avuga ati mwana wanjye genda ujye muri bene wanyu hariya hakurya, afata igisonga ati ntwari n'umwana hariya muri bene wanyu aba ariho akura umugore kuko nihoze. Icyo yarwanaga nacyo ni iki? Kugira ngo batazabakura mu isezerano ryo basezeranyije. Mwabana b'Imana mwe bicaye hano nujya unashudika dushudika uburyo usobanukiwe. Icyo kirashaka kuvuga iki? Hari amasezerano ari inyuma y'umuntu. None wa mugabo biragusaba gusenga amasengesho y'iminsi 40 uyasenga mu buryo busa naho wenda gupfa, mbese nkaho wagize ikibazo noneho wenda kukivamo. Warasenze nabyemera ariko ngera usubireyo. Buri gitondo siko umuntu avoma asanga ku mazi hasa nk'uko hasa. Hari ubwo ujyayo ugasanga y'umuntu bigatuma uvoma wishima, ariko hari ubwo usanga y'ibike wabisangayo bikavuga nabyo biba bivuga. Hari ubwo usanga y'inzoka. Rero hari ubwo ugera ku mazi ukahasanga hari umuntu, uwo muntu akakubwira ururimi rugushimishije, nawe ngera usubireyo uraza guhurira n'umuntu witwa Imana. Haleluya. Iyo Mana ibi bintu ndabivuga mu buryo bw'ubuhanuzi, ariko mu gihangane ba nyirabyo baraza kubibyumva cyane. Uriya arasinzira agufishwe n'iki? Mana we, Imana yaya mago y'akagaca. No bene data umva ikintu gikomeye. Akasha abana mu mago hari ababurara. Jewe naratangara ubuzi ko hari amago abana babo bari beza ari imfura bakana batanywa amata, akura muhungu we nubwo wakora iki ntiyabura. Cyeka amasho muri aka gace shize. Gisobanura iki? Abantu bakunda ibibi kurusha ibyiza. Akareba nakaraga kuko nakana cyo ariko ugasanga kaburaye karaho kabuza amata karanywa amazi, ugasanga bose yagaramyemo amatara yanywera kimwe baramwongera kandi ntibamubyaye nibanamuzi nibazavuka
uyu wo bazavuga banaturanye nkangwa abantu dukunda ibi bitari none bose shawa kandi ndakora igitanda akagenda kubera iki ntabwo ashaka kubohoka igize abakwiriye kubohoka barabyanze shawa ariko na mama wawe azaze noneho azaze nawe ndamushaka ndumva hari abantu ushaka ariko muri iki gice harimo umuntu witwa Ngarambe uwo muntu witwa Ngarambe nawe ndamushaka nari ndahari gatuti Imana nambwira ngo umuntu witwa Ngarambe rero kumukuzana ukamureba kofeshi ukabanza ukamukora mu murimo ahubwo ari i Kigali yagiye i Kigali yarwaye i Kigali ninde uziranye nawe cyane tubwire amateka Ngarambe nawe Imana iramushaka data wacu yarwaye kanseri ayuwe ninde umurwaje se umugore niwe wari uri ariko yavuyeyo abana n'abana none bategereje ngo Ngarambe apfe uko niko kuri cyemere reka mugihakana kansa afashe umuhogo hari barahapfumuye bamubaza aratanirira ejo uzongera ugaruke tubirebe ibya Ngarambe hari umugore hari abahungu bari baza wabwire baza yenda Imana yakongera ikagira imbabazi bamwe menya rugo abantu bagoma bakavona ubugome bakabwikorera nawe umugabo wawe azi utaguma undeba utukajya undebesha imbabazi kandi uguma undeba neza icyo Imana irakugirira neza we n'umugabo wawe wowe urenda kurira amarira akavuza ava akagushira abo si ubundi bababikunagira muraha ibiterane buri munsi ariko shaho ubizi ko wari warashenje mu rugo rwawe ufite uri busy uzi ko wangaga gahoro uneza neza ukumva ngo ndaho ukanga kuza ubaga bosi rero naza subaza kujumuzwa nani rero hariho n'ibindi bintu byateye mu gace mbirebye muri uyu mugore hariho n'ibindi bintu byateye mu gace ugasanga niba umuntu asengera hariya ugasanga ngo naza harabaguye cyangwa arabaciye ibintu uwo muzimu ndawirukana kuri uyu musozi mu izina rya Yesu muri iki giterane amateka arenda guhinduka amina noneho ibyo nahinduraga ibanga arenda kubivana mu gatangara amen cyeka Imana nigirira imbabazi ikabihindura koresha kurangiricisha muraza kwegera kujeje ariko umugore hagira umuntu umusura amuganirira muzanire hari ibintu ushaka kumukiza mushuti wara ari muri iyi kanisa arabyumva none wowe Mana sitani yenda ngo urire guhera muri uku kwezi nibwo aguhera muri uku kwa 11 urire uzaba ugere mu kwezi kwa 11 ko ibyiza bisangurira ibibi bisangurira ugumurira rega ruba habaye ikibazo ukarenda ikiri bushire vuba ahubwo kiratira ariko umuntu agusura agutereza akatakanga nawe umujitari yangira wa kanyana kanga gutaha neza akaguma asezera yongera garuka namusengera uwo mujiti usezera garuka kongera akatira mu mata kandi yisabira ibyo mujiti yabivuye mu kera niba umujiti ari none wamugira umujiti ntamugira umushimisha ubundi agasezera mukecuru wacu uzi ko abantu ushaka ngo bashyigikire kino giterane nurura rugo rw'uriya mwana bajye bazana amata niba bafite urutoki bazane n'ibitoki niba bafite bajye kugishaka bateraho amashima bafite urutoki bakizane mbese bagaragare ngo uru ruterane nabo mubarushigikiye barimo ubwo ni bw'Imana iri bukomeze kubagirira neza icyo nshaka ariko nibaguma bagaramye nk'uko mareba hariya hirya ntabwo Jesse ndi bubamenye ko muri simbazi umukobwa
wowe amateraniro ntukayabonemo. Icya kabiri ugenda uganire nabo bajye bagira ukuntu niba mufite inka bazana amata, niba mufite ibitoki muzane, muteme muzane hano igitoki. Si uko hano byabuze, ahubwo yenda niyo ndashaka akayira Imana yacamo ikabakora. Ikindi niba mufite agasene muze mubwire pastor sinjango iyo nta gasene kanyu ushaka, kuko nawe no kwiga ntabwo byari byoroshye ngabikiraga, kuko none wanyu bakunda gushingira nubwo babitoroshye. Noneho iyo nani uba yambyeho uburo kuriho school fees, hari umwana ava mu shaka ugati n'umukobwa agira shinge, ariko humura buri Imana yagutegura ikintu kirabo. Iyo Mana reka tuyamaye. Ntabwo naraza nawe ko mushaka ntabwo muze abamuzi muze kumukurikiranira. Ndamubonye rwose mbona hari icyo ndeba. Uri nkuru uri bikomeye ntawagereranywa nawe, byose urabirenze. uri nkuru ukora ibikomeye, ntawagereranywa nawe kuko byose urabirenze. uri nkuru ukora ibikomeye, ntawagereranywa nawe kuko byose urabirenze. uri nkuru ukora ibikomeye, ntawagereranywa nawe kuko byose urabirenze. Haleluya. Haleluya. Ejo uzanzanira umugabo wawe, numva ntacyo nenda kukubwira kirenza umugabo wawe ataraza, kuko byose niwe bipfundikiye. Ipfundo ryose niwe ririmo. Ibyo nshaka kukubwira byose niwe biryamye. Ngo yarananiranye, noneho iki gitera n'ikimusiga. Ayiwe ndamureba dore ndamureba. Haleluya. Ntabwo kimusiga. Rero ngo waba gushaka ngarako ke ibintu iki urabona hari utugambo baba kuvugaho hirya n'ibyo, ariko ibyo sinshaka kujyayo. Ejo uzamuzanire yawe. Ejo ndenda kumumatiza akamenya ko ariho Mungu mwema. Ejo Mungu mwema, izina Mungu mwema nirungi, izina Mungu mwema, Mungu mwema, izina Mungu mwema nirungi, izina Mungu mwema, Mungu mwema, izina Mungu mwema nirungi, izina Mungu mwema, izina Mungu mwema nirungi, izina Mungu mwema. Izina Mungu mwema nirungi, izina Mungu mwema, izina Mungu mwema nirungi, izina Mungu mwema. Haleluya, haleluya. naye harya we bakubwiye ngo ababyeyi bawe sanati ukujya wumva mu makuru bayazana, urabona we ibyawe n'urugambo bagwa, ariko hari ukuntu utabisobanukirwa neza. Baba bakubwira ngo babyeyi bawe, aho niho nenda kubwira icyo Imana yambwiye. Baba bakubwira ko usa nande. Noneho yicaye ibikurwanya byose, aho niho ruzingiye. Nabaye nicaye hariya Imana iragendera nawe waramugize. Uzi kugira umushyitsi akagenda kongera niko igishyitsi cyari cyarataye iwanyu cyakoraga. Mu mwanya wo kugenda mwami cyangwa ngo cyagiye nawe ugenda ngo cyongere kigaruke noneho bushya.
ubwo niba mbivuga urabyumva cyane cyangwa kubivuga cyane kugira ngo hari abatarabimenya bakeneye amakuru yo kugira ngo bagende bayanyanyagize hariya hepfo. Ubusha kubukiri muri rwo zose imbabazi muzireba. Ayewe ntabwo abagabo barobeshemo ubana nawe ukavuka mushanye ukamara amanya barizingo n'abatutsi ni beza. Bashobora kuba bafitemo n'akantu k'ubusingasinga. No kujya kubamara mani ukabatereza baba bafitemo utuyobayobe nabo bafitemo akantu k'ubuyobe kandi baseka neza n'abatutsi n'abazi ibintu byinshi tata wayo. Ayiwe ubwo bibarwanya ni byinshi ni gukureba ibishaka biri mu none inari kanyomoresha imiyenzi ni ukureba iyi miyenzi. Ariko mama tata wanjye niyakubwira ureba ataragera kure ureba nka ruba ataragera ariko ibimurwanya biraturuka rubaye ugaturuka rwema shaka. Abagore babo bagabo niba usanga ameze nk'amahano n'uwo bita amahano n'uwaye umugore azi bukuru ni sitani. Ariko uko niko mugiye kubazana mu mana fata kuri uwo muntu mubwire. Ariko murareba igiterane kiri buhendere kizanye amakuru mashya urabona bihinduka ibivuga bifite neza rega murareba mbishakasha ariko mana zimurinda wese ariko yaje nawe sha arenda gukora mu nanga nkumva menyera ibishobora nava mu nanga yawe ntakibasha kurogoya umugozi wawe. Uyu mukobwa none umukobwa wanjye niwe mwereza Imana make kubw'uyu mukobwa. Umukecuru wawe arize ariho umukecuru ejo aho uzaba ejo hariho igikomera rubare yego rubare yejo ariko waba urizamucika rubare nawe uko rubare ikunda gutwara abagabo. Ego tatu wanjye ntabwo azi kure cyane bashaka cyo kora abagore b'amahano abagore babo baba bareba agace kaba karabemeje ariko noneho ndenda ngo Yesu afate mu bagabo bayo namara kubafata bamenye bukuru tata wanjye. Amen. Bagira ukuntu bakura menye cyatumye mumenya bukuru cyane nuko babaye abatesi cyane mazima mama. Ni nk'umugabo w'iwe mushiti wanjye hari umugabo wawe ni bamwita Moses. Aha ahubwo zazaza Moses azaza. Ayiwe nawe ni umutesi aba ari aho rwose ateta imizimu yari itorero no mu kirere ariko aba ari mazima y'Imana mazima. Uzanire Moses simutuma umugore umunzanire tugiye gusoma ibyanditswe. Uyu mugore ariko ko numva nafatamo nk'umuntu akamanza ariko kame mbaretse mbahe kabugeni ntakibasha kurogoya umugani wawe. Mana we urakomeye uyu mubiri wanjye numara kubora areba Imana nambaye undi mubiri ntakibasha kurogoya imigambi yawe. Haleluya urakomeye uyu mubiri wanjye numara kubora areba Imana nambaye undi mubiri uyu mubiri wawe ntakibasha kurogoya imigambi yawe. Mana we urakomeye uyu mubiri wanjye numara kubora areba Imana nambaye undi mubiri. Haleluya. Papa yari yarokoka mwana we umurokore bajya bakubwira kusa nande papa we na mama wawe bajya bakubwira kusa nande kusa na jole
dore nuwe ni wowe n'uwawe bambe bayo mu makasa na Jody akudara abantu ku basa na Jody n'uwawe bambe ariko ufite uzamutse mu papa wawe yura muzana ariko bajya bibeshyira hano basa na Jody ariko shawe ya mugabo ufite neza Binyara abantu imvura isigaye igwa mu kanwa muri iyi mpeshyi ararara imvura ikabira mu rwego genda wicare ejo gasitazaza yanga kuvuga byinshi kugira ngo ejo atazabura kuza abanzazi mbanze ibintu bijyemo neza yaje ariko umubwe bambagera babose urapfa naho tumire aho mubwira uti Yesu atenda gusenyera ibyawe ukaterera ibintu Imana ikabijyamo neza ariko ndabanza mukuremo vesti yo mu mwuka ishyari kwa renda kwemera rero ngo ajya atabyumva neza menya hari igihe kimwe yatabukaga n'abana akabuza kujya kuri karita yatabuke yakigirisha amata kugira atagwe ibyikanzara ukuntu abafite ibyo yiyerezo ariko barenda kwemera bakajya ngo mujye kuri kanisa mujye kuri kanisa Haleluya amen ubusanga warushaga naye bari upinga itabi ryawe dore urimo wajyangwe wavukiye muri kanisa wajyanga arabyarwa n'Imana ntabyarwa n'abantu abo jana yeba reka bakunegura usenga kuko abaneguzi n'abaroyi barakunegura ahubwo cyakigabo cyarondogerewe neza cyarondogereye kuri kanisa ariko umunsi umwe Imana izagusubiza nk'uko yashoboje amen amen baraseka kayo akayaga mukarasaza ariko Mana kera yarafite ubwenge none yarapfuye neza urupfu ariko zukuru rwazutse n'ibintu byiza amen ubusigaye igice cy'ishamari agace witubana mpogo mwana banyogo mwana kandi mureba kandi ugamuvuga wa Mana ukabavuga yarapfuye umubiri wanjye numara kubora zareba Imana ambaye undi mubiri urashaka kumusaza ngo mvane umuntu kandi ntabishakaga nenda ngo uyu munsi mbe marayika gusa gume mubakine harya ufite umugabo uramufite neza murabana abahe uruwo muri ruriya rugo ni wowe gira muti agasha iyo mpano y'Imana se wicaranye nayo ukora iki wakoraga murimo ki kera reka iby'umuzi tube tubiretse kera mu nzu y'Imana naririmbaga mu korari none ubu reka tubyumve ubu kabisa nongeye ndahaguruka amagurukira Imana kugira ngo aruke ku murimo wanjye ubana nande atari uriya mugore mbese umuntu muturanye mbese umubana aho ngaho ubu tubana ayireti mbanda n'abareba shaho ubana n'abakire ntiworoshye ayoboze wabanye n'Imana byaba ari abakire kandi nabi ubu se umugore wawe ureba ari muzima cyangwa afitemo ikibazo ntabwo cyabura umugabo arabivuze nk'uko abireba ati nicyagira gito kandi ubu n'umugore tumubajije ahubwo ati nicyabura ese ibi ni ibiki none madamu uze kuza mbese mu bantu uzasenyera ejo nawe zagire zagusenyera kuko ndumva hari dayimoni ashaka kugira ngo ngo abantu babanze bagwire abakumfasha babe benshi noneho tugufatanye menya nasenyeye umusore arasimbuka yitendeka nk'ahari yitendeze ninde wamumanurayo rero ngo abantu bawe nini bareba bashyirayo kuba kufatira dushaka abasore bari bwurire ariko abanyabwoba nk'abanayo bari ntibajyaga nayo barabana arabatinya gahoro ariko shaho dayimoni y'umukazi wajya ndashima Imana kuko Imana ari igitangaza
Yenda kuvuga ku ijambo rivuga ngo cyo ukurebe ikigufitiye umumaro. Kanya utemuke mu bantu banzanye nawe urimo, ahubwo utajya ngo uyu munsi mugiye se musezeranye. Munyirinde muri iki giterane muguma musohoka. Burero nayo nabaye umukiranutsi murenda kumusha. Gafata umuntu neza nka ayiwe ufite imugusha gushanje gifite hano mu mufuka. Haleluya, amen. Ndashimira Imana kubwira iteraniro ryiza. Amen. Mwabarokore mwe nta kintu cyiza nko kubana n'Imana. Amen. Cyo mukurebe Ikigufitiye umumaro. Ikigufitiye iki? Umumaro. Hari ibidafite umumaro duhanze amaso, ariko dushobora guhindukiraho gake tukareba igifite umumaro. Amen. Muri iki giterane Imana reka iguhindura umusaya, urebe undi musaya wundi, uraza kureba igifite umumaro ku buzima bwawe. Haleluya. Ariko noneho bose ejo uzaza n'umugore wawe. Sinshaka kuva muri iki giterane umugore wawe atariye. I Rwanda se yagiye gutura ko nzi ko i Rwanda utahakura. None azaza ryari? Uko mwibukansa kamujyana. Ubukwe buzaba ryari? Ubwo rero ugatekereza ko azaza ku cyumweru. Koma umugore w'uyu mugabo nawe namushaka. Uyu nguyu ku mugore we ni umukiranutsi. Uramureba mukecuru, uyu yari kumwe n'umugore we, uyu aba ari umukiranutsi, umugore yari umupagani. None nendaga kureba uwo muntu ubona adakizwa, uyu yakizwa, nendaga kureba uwo ari we. Buriya hari ubwo usanga hari ubwo ukagwira umuntu, hari ubwo ugwa hanyuma urugo hari ubwo agwira urugo rwe n'abana n'umugore akabagwira. Abagwira ate? Nta muntu ajya ashima n'umwe, ahubwo avuga ko nta bwenge bajyari bugira ate. Nugire umuntu wese tuvuga uti yarangwiriye, kandi umugabo wawe nawe ndamushaka. Kubona ashanga bicaye ubu yicaye ubu yikikane wenyine amegwe ntabwo agume wicaye ati. Haleluya, amen. Umugabo wawe ni umugabo mwiza cyane. Umugabo uriya mugore ni umuntu mwiza cyane. Wavana ni umuntu mwiza cyane. Umuntu utaratura akaba akora ibintu byiza by'abatuye, burase niyo turazakora. Kandi muri iki giterane ndumva hari umuntu ugomba gukizwa. Hari umugabo utya uri gukizwa, Imana iri bufateho agakizwa. Benshi barakizwa, ariko noneho harimo umuntu cyo cyundeba cyo uri gukizwa, ariko n'umugabo wawe wakizwa. Buriya rugo sitanira kurusiribanga neza. Uzi ko iyo igihe cy'ibyiza cyageze dayimoni itayayiga igasura, mwabisezera ngo genda ikagenda aho gakigajya birendukaga. None rero nakizwa amateka arahinduka. Uzi ukuntu ari buhinduke? Akunda abakozi b'Imana hajya abana, abayumva abana arya n'ibyo, abayumva yanaguhari, ariko hari ukuntu yanga Imana ukuntu niba utebukiye maze umugore wawe nibwo ari bukizwe n'ubumuntu. Haleluya, amen. Bose biri inyuma agira mu agasha aba yambaye isogisi ku kuboko ntabwo yoroshye. Uriya mugabo we none ni ibitwenge by'agace, aho binananye we niho yinjiriramo. Y'inka zakura akayigufatira ugakama, ahubwo uracyashobora no kuragira, none usigaye umwe gusa. Ubu hari abana baburari iyo muri bari kuri aboza gararare. Aha, bwira uwo muntu mwicaranye uti Imana igufashe.
reka tujye mu gitabo cy'abana. Umusomyi mwiza dusomere umutwe w'ijambo haryo uravuga ngo komana abami bakangahe abakabiri komana zimurinda yaje arinda kusaza nabyumvise mukecuru indirimbo rero nkaho uririmba wenda kuririmba akananga kabayenda rwakoramo indirimbo zikisuka mwese mba mugiye kuzana akantu kamwe cyangwa mpamvu ushaka mugire nk'akantu ko mu ishuri ngaho kare kamwe mbaretse ubwo mutarazana bakaba banyuma byihuriyeho. Abami ba kabiri ibice bingahe? Ibice bibiri. Dutangirireho twumva ko Jamuhinda yaje kwiga. Ago umukobwa asoma neza yahimwa no kuzajya gushaka umugabo, agashaka umugabo utuye hafi n'ikanisa. Noneho iyo kanisa kazaba yimo kandi ayifitemo umwanya, atari wa mugabo wa wundi umesa imyenda ipfuye uwo ndamwanga zimuri wari wamesa imyenda ukabona neza isabune ukagiyagezemo irimo. Abagabo benshi niko babaye, agasabune ntabwo baba bashaka kenshi, baba bashaka gake, baba bashaka ngo bavuge ngo Imana igiye kugukora ibitangaza, Imana ikujyanye mu ijuru Jamuhinda, Imana igushyize hejuru y'urusengero. Kare somarate hari umutwe w'ijambo uvuga ngo Eliya azamurwa mu ijuru. ariko bana yego Igihe Uwiteka yendaga kuzamura Eliya ngo amujyane mu ijuru, yego amujyane muri serwakira, yego Eliya ahagurukana na Elisha i Gilugali. Eliya abwira Elisa ati ndakwinginze sigara hano. girute Sigara hano. mwabarokoremo uzi ko hari ibintu bishaka kugira ngo usigare, ariko ikintu kinezeza imirebere Eliya yari mizima, n'icyo yabwiraga Elisa yarakizi, ariko yendaga ngo arebe kakiri muri cya kindi cy'Imana yamuhamagariye. Buri muntu wicaye hano niyizerere mu muhamagaro Imana yamuhamagariyemo, nubwo harimo ibigeragezo, ariko burya Imana yaguhamagayemo nukebuka ukuraza kubona icyo Imana igushakaho. Ngo muri icyo gihe Imana ntagutwara muri serwakira Eliya, ariko araje abwira Elisa ati sigara, nimutwara se arasigaranye. Urumva ko kandi hari ubwo wasigara, reka noneho mbakore irindi banga. Hari ukuntu ba data badusize ariko ntacyo badusigiye. Badusigiye inka ariko ntibadusigira ubutwari bwo gushobora kuyobora amago. Badusigiye indwano zabo, ntibadusigira inshuti zabo. Badusigiye inka z'abazimu, ntibadusigira inka zo gutunga ngo tuzibe ku musozi tuzihanire inshuti zabo. Kuko ba data hari inka bakamiraga zaziraga ijuru. Ubu si n'izira ijuru uzayiha umukozi w'Imana, nuyitanga abazimu bazaguhagurukira bakurwanye, kuko ikintu ukoze ni ikizira kwa so. Abantu basize amago ariko badusigiraho ntacyo badusigiye. Ariko mva umuntu yucebutse, hari umukozi w'Imana cyangwa kumureba umukozi w'Imana witwe Eliya, ngo amurebye ngaravuga yumva gusigara biranze. Uyu mwaka mu izina rya Yesu Imana itakureka ngo wenyine. Ikindi nenda gusengera itorero n'abantu baririmo, umuntu mubana ntazagusigira ubusa.
ahubwo uzagira ikintu umukuraho kugira ngo bizamenyekane ko wari uri kumwe nawe. Haleluya. Urupfu rujya rwiba abantu rukabatwara, ariko uzi umuntu kumwibira mu gihe ntacyo araguha akagenda ntacyo agusigiye, ugasigara mu ntambara z'uko usigaye. Ariko reka nkubwire, Imana dukorera itaturekuriraho. Sinzabasiga sinzabahana, iracyaduretse ku mugongo wayo. Izadusiga izaduhana, iracyaduhetse ku mugongo wayo. Izadusiga, haleluya, izaduhana, iracyaduhetse ku mugongo wayo. Izadusiga izaduhana, iracyaduhetse ku mugongo wayo. Izadusiga izaduhana, ariko ndashimira Imana ibitangira neza ikabisoza neza. Imana nyamana ikabisoza neza. Imana nyamana ikabisoza neza. Urenda kumusaza muri iki giterane. Umva noneho ikintu gikomeye. Eliya yari afite iwabo, Elisa afite iwabo, ariko umuntu wenda kugira icyo asiga, umva ukuntu ameze. Imana iguhuza n'umuntu ufite icyo azagusigira. Imana iguhe netiwaka. N'ubu uhagaze ahantu, umugabo wawe uzi gushakwa mu batunzi bakazagusigira ubusa.
umugore nk'uyu akavuga ati nashatse mu Basinga, ariko mu Basinga mwarahashatse, ugashakayo bakakugambura nawe ukagambura abandi. Menya urugamba abagore rwinshi barwigiraho bashaka. Agera agasanga wakewe bagatangira guhangana. Yageze hagati ariko yageze hagati umugabo akamukurwa, yamukurwa ukamubati yamusigiye ati yansigiye amarira gusa. Maze igihe kinini nigisha abantu mbabazana, ariko se mwa bagabo ntibikoze isoni gupfa umugore wawe akabyumva? Nurukoza soni mukecuru wawe. Uzi ko wari ufite umugabo urakanga kagenda gahuha n'umuyaga ugutwarira uruhande rumwe, yamara gupfata ugatangira kuyigendana ubutambara w'igihugu. Icyo kiramenyesha iki? Wari ubanye n'umuzimu, yapfuye kera ariko apahagaze, kuko nta vitamini yamuturukaga bikujyamo. None ubwo yapfuye vitamini iraje. Gisobanura iki? Mwabana Imana izatora ndetse uzasiga ubusa, uzagira icyo usiganira. Nko muri itorero uzi kujya kuva nko muri itorero ugiye gushaka ukagira icyo uhasiga, nta kintu bisa nacyo. Amen. Wa mugabo we mu bintu ugiye kurwana nabyo ni bibi. Icyambere, ntukagera ahantu ngo uhavute isuku umugabo. Ujye ugerageza nugera ahantu abantu bahagaze aho bose bavuga baturi umugabo, kandi babireba karana bari abagabo, wowe bahinduka abagore kuri wowe, wowe uba umugabo. Amen. Kugera mu bandi bagabo, muri abagabo mwese bagahinduka abagore bawe, wowe ukaba umugabo wabo. Kirasobanura iki? Hari ikintu ugomba kubasigira abo bantu, hari ikintu bakurebamo ugomba gusiga kuri uwo musozi. Hindukira urebe ikintu cy'umumaro ku buzima bwawe, hindukira urebe ahantu utuye uhinduka umuntu w'umumaro, abantu bajya bakureba ubuzima bwabo buhinduka. Amen. Uretse no guhindukira, reka abantu nibakureba ubuzima bwabo buhinduka. Mwabakobwa ari wowe uzi kuva iwanyu bakavuga ngo ishaka yenda Imana yabiduciraho, bakakuruhuka nk'aho bari bakurusha. Wahemukira ukareba icyo umumaro utawe. Elisa yari afite iwabo, yari afite inka ahingisha, ariko reba ntabwo ari iz'umumaro. Ahindukira areba Eliya mubonye aravuga ati nkurikira. Umwana ararira aho ngaho guhera kuri umusarugero. Reba umunsi umwe muzaturuka amabaje muza mu by'abandi. Kubera iki? Iby'umumaro nta biriyo, biri kuri ba bandi. Haleluya. Amen. We habaye iki? Ndebe udafite morale n'iki? Ni ukwihangana. Humura. Ndarushya we, ndabaturirimba ku kanimba wumva ukuntu abantu bameze. Ndarushya we, ndaremerewe kubw'uwo mutwaro nikoreye. Komeza use byose umusaraba. Ndarushya we, ndaremerewe kubw'uwo mutwaro nikoreye. Komeza use byose ubishyire ku musaraba. Narushe we naremereye ubuzima nikoreye. Komeza use byose ubishyire ku musaraba. Narushe we naremerewe n'amagambo bamvuga. Komeza use byose ubishyire ku musaraba. Narushe we naremerewe n'abandi ntabona. Komeza use ubishyire ku musaraba. Narushe we naremerewe umusozi
Yesus Obe Yesus Turishimo Kosera Indirimbo nibuka hano harimo umuntu muri literaniro bahora bamwita umurozi kandi ari umurokore igihumbi cyangwa mukobwa ntabwo byoroshye kizane kandi najyana warantumaho ngo genda ushakire waho ni mwiza muremure turesha zaje yes Imana umugisha mwishira kandi arahari uyu mukobwa nagiye bataramurambagiza ariko ibyo uyu mukobwa ni nk'iby'iwawe aba igihe cy'ibisubizo byo yageze nibwo Satani acankara ubuzima ariko humura noneho kuri iyi rutu nta gacankano kari bugana ayo noneho umva ikintu cyo nshaka kuvuga muri iki gitero kukwita umurozi kandi usengera muri kandi se ya Mungu mwema kandi koko babikwita ukareba nk'umurozi ko ibyo cyarashaka gusobanura iki ukeneye kugira ahantu urebaho umumaro hakakuvanaho kiriya cyuka bakwanditse haleluya niba ubyumva urabyumvisha urereka ntabwo ubuhanuzi bigomba gutunga gatunga ahubwo ndabivuga kugira ngo ubyumve nagiye Tanzania nsangamo abarozi 6 aho barozi barabavuze ku gace ndabivuga baraje bazanga umugore muto w'icyaro cyarambwa atari ko muri yakukibanye tugoje reba ukuntu ndeba neza rya ariko hari abantu bateta yari umugore muto kanyana bumaze gukurakura uye ni muto cyane uwo mugore muto dufite muri aka gace kanyana ariko uriya we yari muto cyane uyu niwe bucura ubu turabona y'umugore kuza arimo ushaka gukura ku bandi kwegama ndenda kumureba muri iki giterane bamushyira mu mwanya wo gukura buriya ntabwo wakura buriya akanyana buriya wari umutesi ahora ari umutesi kubera iki yabaye bucura mu bintu byo kwarama ahora yaramyarama mu ikanisa mu rugo rwe ariko mana wakwarutse muri iki giterane urabuka ndenda nguce mu irembo twakira undi mugeni tumwe nubwo ndaza kwagurutsa muri uce mu mwicaza hano nshireho wa wundi ariko nimbona atari umugeni nawe hari usanga akana gato kose kara ibintu byaracankana kandi atangiye kubeshya ibinyoma birenze akagangana nyiravuga akamubekera ikinyoma nyiravuga kujya kukikuramo no kubaza kujya mbapfuma akaroga umugabo ako ntabwo ariko nenda gushyira mu mwanya wawe ndenda gushaka umuntu bambe nawe uri aho ngaho ariko mu kanya turabashyiraho ibiganza haleluya amen Elisa inka ziwabo yazikoraga amataracyo Elisa yumvaga guhinga aricyo kintu cyiza kurusha yumvaga aricyo kintu kizamuhesha izina rikomeye haleluya abantu mwicaye muzingo ubututsi nibwo buzaduhesha izina rikomeye ariko ushobora kurokoka uburokore bukakurutira n'ubututsi habuze ubututsi buri mu buryarya uzi iyo bwavanzemo uburyarya uzi none zeyerga yatamenye yera nk'afitemo n'ishanyenya ariko urazanga ni sitani nyenyeri ifite amahembe kuri iriya shanyenya ariko ahantu bahabayo hafiteho n'umusaza mu bandi ni soko murabana umuryango niwe mukazana mukuru shabura bigaragaza ko okay ejo uzaza n'umugabo wawe uragaragara ibintu wahanganye nabyo by'uhura byemeje urimo neza bakwisaye amazina atukura n'ayirabura n'ay'umuhondo ubu yabaye muri izo ntabwo woroshye kare umusomyi nadusomere ntabwo ndapfundura icyansi cye ntabwo ndagipfundura ngo arebe ejo uzaza n'umugabo mwicara aho gashoboka arabaza barawicara wowe uzagume wifashe wenyine baraza wicaye
mbese Byamuhinda azaze yicara muri niba akakana kicaye ubu yicaye muri yicaye no urebe kuko yaba ubu nawe ufite abantu umugore wanjye mukuru muko muzane bazima y'Imana ejo muzagikore nawe maze uriya mugabo wamutayije ubukwe hari igiterane turebe ni ugufata imodoka kayi naheba n'ejo azaba yamuzanye ubu kandi umwita zina cy'ubu muri iyi minsi reka wasanga nta kazina gashya wamuhaye umwitane Jennifer niko yaje yitwa mbese mwamuhaye izina cy'umuntu siko mutamuteteje yaje neza nk'uwizanye Jennifer ubu ufite akazina kawe nawe kubitse wenyine aha niwumva se ngo ubu nibwo agashaka ariko mwana mwese nenda kubabaza ejo utagafite ejo tuzavuga buri muntu yandika izina ry'umuntu ejo nawe ujya uzaryandika ariko uwo musaza ashobora kugera hano cyangwa arashaje cyane yaragomeye ubu rurimo afite uraruzi ashobora kuba yarapfuye amazi ariko afite niyo avuga amagambo ayobora umusore noneho soma dukomeze ubu iwawe menya ndiyo neza nicaye ndahareba somara Eliya abwira Elisa ati ndakwinginze sigara hano ariko mureka mbabaza uyu mugabo yinyiga ubundi ashaka igikwe namwe nimugashyire mu science mu karere umuntu akwingingira gusigara ntacyo agusigira kandi ari wowe wakuvanye iwanyu akavuga ngo ndakwinginze by'uruta sigara hano ubwo nawe umugabo agukubitamo urushyi ukajya kuvuga ngo ndataye aguhaye urushyi rwonyine n'ukugendanye iwanyu yashyizeho inka 20 ukazisangayo nashegera ntizava hafite icyo mavayo reka ntabwo ushaka guhomba ibintu byo guhomba mu bivemo kanyana mu bivemo guhomba ntabwo bigihari waje najeje Pastor John niba ataguha icyo kunywa urasezera ugende waraje baguha bataguha ubasengere n'ubwo buri muntu ajya afatwa n'ibisaza ateganye azanye akadomora k'amata yasosa agatereka yirukanka ajya kugema dore abo bagabo ariko ndareba usa neza bagufashe neza nimuhereze Yesu amajwi meza abuze ko mwambwiye ibintu none mwagikoze urakunda ari igitesi mama sore kizi bitama nayo ndaza kwimuka aramurebera niba ndari umurebera mama urimo neza tate wanjye Furo Yohana uzi ko umusore yaje tutazi kagera cyangwa agaruka none urimo neza ariko Furo icyatsi cya ni cya cyazi yambaga ndakwiyigemisha urebe icyo uza gukora ndashaka kuvuga iki wakebutse ariko ko hari ikintu cy'umumaro aho ngaho iruhande aho ngaho ibintu warebaga nubwo bibabaje ariko aho iruhande hari ikintu cy'umumaro wareba kikaguhindurira amateka amen iyo jewe kera ndarebaga data niwe wari Imana nareba uyu mukecuru wanjye nkavuga ni ntabwo nta kintu namubura kuko ariko kumenya kwanjye guhagarukira gahunda ariko icyumumaro maze guhindukira ndebye umugabo bita Yesu ariko icyumumaro nta kindi ndi uzi ko ufite umugabo w'ipfusha ufuha ku manywa na nijoro ariko ufite Yesu iruhande rwawe wari umumaro wamuhamagara ubufusha bugacendera ariko nimumuhere Yesu amashyi menshi uzi ko baraze kukuraga inka ariko Yesu yaraguhaye umurage hese wa muntu uzi ko ari umurage Yesu yaguhaye uzi ko hari ikintu cy'umumaro kiri mu buzima bwawe so na nyoko batigeze bareba uzi ko uri uw'agaciro
ibibazo abantu bagatekereza yuko utazasubiza. Twese nk'uko turi amariba yacu, hari abafite amariba ari kure cyane, hari wari hafi, ariko kuba hafi gutebuka kugera ku mazi ntabwo bisobanura ngo gende ingegero ntazaba amazi. Igihe uzasubiriza igisubizo kizaba igitangaza nawe. Haleluya. Jewe naratangaye, hari abantu nasanze bameze neza bavuga ngo ni abantu bakomeye. Aho ejo Imana impaye gukomera, nanjye mbona barantinya. Ndavuga se barantinya iki ko n'abatinyaga kera uyu munsi barantinya? Gisobanura aho gukomera kuziye ibintu birashoboka. Amen. Aho gukomera kugize gute usiye ibintu bigira bite birashoboka. Hindukira urebe ikintu cy'umumaro mu izina rya Yesu. Amen. Ushobora kubona mu rugo wa mugore ura ukababara ubitewe n'abagabo ushatsemo, bondi bashaka ngo umugore ubategeka. Reka abagabo murategeka, yarangiza igihe cyagera bo bagatangira gusaza kubera harage, wowe ukaba muto kuko utanywa harage. Noneho igihe cyagera Imana abana bakiga, ayiwe ako shabuzi kamese ni kumwana wagusunikira agasema. Reka ngabere ku mukecuru wanjye agasema. Noneho murebe ukuntu biba biryoshye. Uzi umwana we kumuha agasema, amfitiye byinshi mu kiganza cyiwe, harimo ibyiza gusa binezeza umutima. Amfitiye byinshi mu kiganza cyiwe, harimo ibyiza gusa binezeza umutima. haleluya. Amen. Hari ibintu warebaga ukareba birakumara imbaraga, ariko nuhindukiraho gatoya uraza gusanga Yesu ahagaze iruhande rw'ibyo. Amen. Ayiwe we, buriya mukecuru muhaye umutwaro, ariko izi muhaye zuruse nizo afite ku banka, zuruse nizo muzeyi wanjye yamuhaye, ziruse zose. Arifuza kongera kubyara ubigise kirogera, arumva cyashize nta gise cyabaye. Ubwo aravuga ati wampa nkabyara ahubwo. Kubera iki arumva kubyara ari byiza. Haleluya. Imana yongere gusubize amahoro. Amen. Wabuze mu gihe cy'utaje. Amen. 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 Haleluya. Ubu kimenyesha none zo soda ziri aho ngaho uradikura utuma kawe kuko ibintu birahindutse. Amen. Koma niwumva amazi abishe cyane ugira utya utume, kuko ufite n'izapiki, afite hariya piki kujya kuri senta n'izingana. Iyi senta yawe ni bibiri. Soda ashaka nka minati ni 2,500, siko ntizibaye bingahe 4,500. Ubwo se nasigaye balance irimo umukecuru kakiriho. Nejo Imana izongera iciniza. Yego ukabona na John arafashijwe, use wabimenye nawe ko yamubyara. Noneho n'abandi benshi, uyu mukecuru mureba nakoze icyafaye, we yambyaye ngo bamuhembesheje ngo icyansi cy'amata. Noneho ndamubaza byatewe n'iki, umuntu nkanjye mpembeshwe icyansi cy'amata? Ubwo ndigaragaza kuko nakuze kera byari byaracitse. Koko uyu muntu yavamo yazahinduka umuntu w'imbaraga, waramuhe icyansi zimuri wirwana cyane n'intambara. Niba hari ibintu kuzashaka ryari, uracyabishakisha, ariko shaka ubu uyu munsi ndenda kugusenyera, noneho washaka ukazaba umukire. Uyu musore agiye kuba umukire. Amen. Amen. Ankunda mukunda.
ya Imana yaguhaga umugore nawe ukunda abantu numva kantu kantanga mujye haleluya babyeyi ntacyo umubyeyi wanjye ntabwo akeneye kumviriza cyane akeneye kureba umwana we afite umumaro rero si ukubasengera mwebwe ugomba ufite umumaro mu bana b'abandi akeneye kureba hari akantu ubora kakagaragaza ko uri umwana we neza ubundi rero akanakamariraho icyumweru ntandukanye n'ubwo ngiye byayo niyo njya bavuga atari ku mwana wagiye ahari ibintu byose birashoboka aba yumva icyizere gihari za yose muremera ko icyizere kizana amahoro ko umuntu akubwira ati ejo bundi zaza kandi nawe zabirangiza kandi atari Imana ariko ukamwizera ukumva bizarangiza amfitiye byinshi mu kiganza cyiwe harimo ibyiza gusa binezeza umutima amfitiye byinshi mu kiganza cyiwe harimo ibyiza gusa binezeza umutima. haleluya mwabarokore mwe hindukira hari ikintu cy'umumaro nk'ayo iruhande rwawe aho ngaho waje ushaka umugabo uvuga uti nzabona umugabo nteteshe none urare mu mwanya wo kugutetesha arakubwira amagambo agukomeretse uwo murebe nk'uko unyura ku gihuru ariko bidasobanura ngo ntabwo uri bugere mu rugo rufite amashanyarazi ahari ibihuru byose ubu muroro mwarabyanze muhashyira imiyenzi haleluya ariko iyo igeze mu isi itarageramo abantu uravuga uti turashize ariko tindaho imyaka mike abantu bagwiriye Yesu agiye gukora ibitangaza Amen. fata kuri uwo muntu mwegeranye umubwire uti Yesu yakugirira neza nawe ngaho dusomere wa mukobwa usoma neza kugira ngo uzazeho na gikagati arimo guca umweruzo umutware ujye ariko harya niwo urebera na John mama Imana iguhumugisha Imana iguhumugisha Imana irinde inka zanyu gupfa zigeze ibyara inyana n'ikimasa nibakigurije kigira umumaro ntazagira umugabo cyangwa umugore uriganya ibintu byanyu ahubwo mu mwanya wo kubiriganya bajye bongera kandi abana bawe bazakugira umumaro ntibazagukoza isuku mu izina rya Yesu amen. Eliya abwira Elisa ati uwo ni Eliya ndakwinginze sigara hano kuko Uwiteka antumye i Beteli. menya hari abantu babiri mwabantu mwe muri iri teraniro hariho umuntu witwa Eliya hariho n'uwitwa Elisa Eliya arabwira ngo sigara hano Elisa aramubwira ati ndasigara muri urusengero haleluya Amen. haleluya Amen. muzeyi wanjye umbyara umusaza mwiza utajya ugira intambara zose yazigiraga kera nyiri umwana ariko maze gukurana no kuko uko nagize amahirwe umukecuru uriya musaza yarabona umutima mubi ngo yari afite kera nkakura bamurebana mbona nakubise data nanjye bavuga agatera isho ariko namaze gukura ariko Imana ariko nzi Imana umuntu yenda guhumugisha namaze gukura data mu muntu mwiza ariko anakashaka kuda kumbwira iyo naje rero azi ngo ngewe amafaranga ari munsi y'ibirenge ari mu hejuru y'umusatsi azi ngaho wafata gihe haba hari isebe uko niko umusaza wanjye abizi iyo ngize nyasohotse ngere araza akanyegera se mu wanjye usigiye iki
gise n'icyumuzehe nkaho ntakizi n'icyumuzehe ati ariko mwe ntabwo mmerutse kukubona ntabwo uherutse ko ntakoze gufite abana benshi umuzehe nkiburabuza ubwo zicura ati reka ati vayo ati abandi bana namaze iminsi batanu ntabwo rero kubuza ati gira biterera ba John n'igacana atari ko zikariwe mbonye bigenze bite se nureba kuri umwana mwiza akigenda ugayamba urukundo rwose rwari ku gasheni mukecuru yabari imanganya yapfa ariko ntajya kubwira ariko niyo mpamvu nkagwaye umukecuru wawe wakebutse buriya vo mu rugo yasenze Imana arakebuka areba ikintu cy'umumaro none gikoze mu mufuka w'umugabo none yamwayishira ubu rero wowe nawe reba ku ruhande hari ibintu wabuze muri uwo muntu ukuri imbere menya hari umuntu ukuri imbere ariko ntacyo afite buriya rugo dushaka abagabo bazanga neza mu mitima yabo nta kintu kirimo nta kantu k'urukundo na gake rava abazimu b'umuryango baragaye bari gasa no ku ntoki rero uramureba nta ravu kose kamuri ariko ravu yabuze mu mugabo iri mu mugabo bita Yesu. Amen. Hari abantu batigeze basekera mu mago yabo ariko baba bari mu nzu y'Imana baseka. Papa yari umuntu w'umwaga ati mu mwanya ugera kuburabura wowe ariko nasanze umugabo witwa papa witwa Yesu umwaga neza arankunda numva umwaga nawe wagiye papa namubabariye dore umuntu wateteshaga n'uwi uri yaratetesha n'ubundi arangikira ubushatse yanyikira dore yamuhagaze no gutetesha cyane uriya yansenyesheje uzi afite ukuntu nabasha teza umuntu wabaga ndagiye yaranshungaga abo gushunga ntabwo nawe niko mumeze nawe furo urashunga muri mukecuru yaranshungaga mbere ndi mukuru ariko mwirirwa ndagiye nkasenya n'urwa rwangu ashira akavuga ati nureba umuhungu wawe gasati ati umuhungu wanjye yagabeca bijije none ubu naragiye sinzuzi se uyu mukecuru ni umugezi uzi ko noneho hariho agahungu kacu kabucura kaje nawe ubu niko yafatishije ka kagozi kanjye mbe none wanjye umwana wanjye maze urazanira n'imbwa mbe none hari ubwo usanga yanamutekesheje kubera iki uzi ukuntu adusunga none mwa bantu hindukira urebe umuntu w'umumaro aho ngaho arahari uri mu guhindura nawe w'akamaro